Mwaramutse mwiriwe bitewe n'aho umuntu aherereye, Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Yego ndabashimiye abantu tujya tubana umunsi ku munsi, mufata amaboko mubana nanjye umunsi ku munsi, ndabashimiye rwose. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Yego ndabashimiye rero, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, bumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese, abantu tujya tubana umunsi ku munsi, n'abandi mwese n'abazankurikira nyuma, Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Turi mu mwaka rero wa 2025. Imana ishimwe ko yabagejejeyo, abo nabashije kubwira ngo umwaka mushya, abo ntabibwiye, ariko nanone ndongera ndabibifurije. Turacyari mu kwezi kwa mbere, umwaka uracyatangira. Urumva rero kukubwira ngo happy new year nta kosa ririmo. Ndabashimiye rero abantu tujya tubana bya buri munsi, mubana nanjye mufata amaboko, abantu mubana nanjye bya buri munsi mufata amaboko, ndabashimiye rwose. Imana ibahe umugisha. Rero ngarutse muri wa mwanya mwiza wo gusenga no kwinginga Imana, tukongera tukaba imbere y'Imana. Ese urahari? Ese tujya tugira umwanya wo kuba imbere y'Imana tukayinginga? Dukwiriye gushakisha umwanya mu myanya yose dufite, nibura tukahaza imbere ya Data tukamubwira ngo Mana natwe turahari, ubwo ugenderera abandi natwe ntudusige. Imana rero ibagirire neza. Uyu mugoroba tugiye gusoma icyanditswe kiri muri Luka 18:16. Twihuse, narababwiye ngo tuba dufite iminota mikeya twigiramo ijambo kandi tukanarisengeramo. Ndi gusaba Imana muri uyu mwaka kugira ngo itwigishe gukoresha igihe cyacu neza, itwigishe uko dukoresha kino gihe cyacu dufite cya buri munsi, kandi byose tukabikora byiza. Imana rero y'amahoro ibahereze umugisha. Ndabakunda, nje kugaruka no kuvuga ko nkukunda, nje kugaruka kukubwira ku rukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Ibi ni byo byangombwa, ibi ni byo byangombwa. Nje kukubwira ko Imana igukunda, nje kukubwira ko mu bibaho byose nta gisimbura urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Mu bintu biriho kuri iyi si byose nta gisimbura urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Imana yatugiriye neza, itanga Yesu Kristo aza hagati y'isi n'ijuru, arabambwa. Nta kindi cyabingana, nta kindi cyabinganya. Kadusome hanyuma dusenge rya sengesho dusenga ryo kuryama, ntabwo turarihagarika. Yego, Imana ibahe umugisha. Kadusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana itubwira. Ujye ukunda gusoma Bibiliya, wumve icyo Imana ivugana nawe mu ijambo. Iri jambo Bibiliya ni ubuhanuzi bwuzuye, ni ubuhanuzi bwuzuye. Rero iyo ukunda gusoma Bibiliya uhura n'ubuhanuzi bwawe, uhura n'ijambo Imana yakugeneye, uhura n'icyo Imana irimo kuvugana nawe. Rero gusoma Bibiliya ni ingenzi. Imana ibahe umugisha. Aravuga ngo umugani w'itabaza 16, aravuga ngo ntawakongeza itabaza ngo aritwikirize, ngo aryubikeho inkangara, cyangwa ngo arishyire munsi y'urutara, ahubwo arishyira ku bitereko byaryo
kugira ngo abinjira basange habona. 17 ngo kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara cyangwa icyakorewe mu bwiherero kitazerekanwa mu mucyo. 18 ngo kuko mwirinde uko mwumva, ngo nuko mwirinde uko mwumva, kuko ufite azabazwa, n'udafite azabazwa n'icyo yibwira ko adafite. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Bibiliya hano iratubwira ngo nta wakongeza itabaza ngo aryubikeho inkangara. Bivuze ngo nta muntu wafata rino tara iri ririmo kumurikira ngo nditwikirizeho nkeneye umucyo. Sinzi niba mubibona, sinzi niba mundeba. Murandeba kuko hari andi matara ari kumurika, ariko iri tara iri ngiri niryo riri kuzana umucyo kuri njyewe. Ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora gucana itara ngo aritwikirize inkangara ategereje umucyo. Bivuze ngo iyo ucanye itara ushaka umucyo urishyira aho hagaragara kugira ngo umucyo uze kuboneka neza. Hanyuma ngo cyangwa ngo arishyire munsi y'urutara, ahubwo arishyira mu gitereko cyaryo kugira ngo abinjira basange habona. 17 ngo kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara. Bivuze ngo ahantu hose iyo hageze umucyo, bya bindi byari biri mu mwijima bihita bigaragara. Bivuze iki? Ngo ahantu hageze umucyo, iyo Kristo nk'umucyo cyangwa se nk'umwami n'umukiza wawe ageze mu buzima bwawe, bya bindi byari byarihishe, bya byaha byo wakoreraga mu mwijima noneho biragaragara. Bivuze iki? Umucyo ugaragaza bya bindi bitari umucyo, icyari umwijima gihita kiboneka. Bivuze ngo ibintu byose byahishwe bizagaragara. Ngo bizagaragazwa mu mucyo. 18 ngo nuko mwirinde murinde uko mwumva, kuko ufite azabazwa, n'udafite azabazwa n'icyo yibwira ko adafite. Hanyuma rero uwamenye n'utaramenye ku munsi w'urubanza twese tuzabazwa. Ibyiza rero twakabaye tumenya tugasobanukirwa, hanyuma tugasaba Imana kugira ngo izabane natwe. Tugiye gusenga rero, Imana ibahereze umugisha. Narababwiye ngo dukoresha iminota mikeya, niyo mpamvu muba mureba nihuta. Yego, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye Data kuri Imana igira neza. Turagushimiye ko utuzanira umucyo mu buzima bwacu Kristo. Twemeye kumva umucyo wawe, twemeye kwemera umucyo wawe mu bugingo bwacu. Turagusabye kugira ngo umucyo wawe utumurikire. Ni ukuri ijambo ryawe riratubwiye ngo nta wacana itara ngo aritwikirize intonga. Bivuze yuko Mwami Imana yacu uri umucyo mu buzima bwacu. Aho wageze rero ibintu byose birahunga, umwijima urahunga. Niyo mpamvu tuguhamagaye kugira ngo tugirire neza. Bana natwe Kristo, utufashe, utwiteho. Mwami Imana yacu, twongere kubona ubugingo, twongere kubona imbaraga zo gukora uno murimo wawe dutwikirijwe n'umucyo wawe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana rero ibahereze umugisha. Tuzagerageza turebe uko twongera iminota kugira ngo tujye twigaho ijambo, hanyuma niturangiza tunasenge umwanya muremure, cyangwa tujye dukora ubundi buryo bundi. Bizakunda uko tugenda tubikora kenshi, tugenda tubona uburyo bwo kubikora. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda kandi na Yesu arabakunda. Shalom.